nikikubwira, ukikubona nikikureba, ukikutwara nikikuganiriza. Haleluya, haleluya. Umudamu ageza yuzuye, aravuga ngo sawa nani fuya Elia ugiye ngobeje ujya ndagisha unagoreka iya hariza kada hariza yifira harimo cyangwa Elia mwiza Elia wigenda kumatuye bira gatsi Elia tirakumaha yavuze Elia ngo urugo rw'ifu ntabwo umudamu asigaranye asigaranye Elia hari bizagize ntabwo yari Imana ikamenya akagezi kugira ngo yigishe umugore gutanga ko biza n'uje kuje guhabwa badatanga byinshi n'uduca afite gutanga akabona kane the best before oui toke n'ukugira ngo Eliya imuvane ku musozi wo guhabwa atazi iyo biva ajye ku musozi wo gutanga nawe kuko urahabwa inyama ahabwa ibitsima atazi yiva ntazi aho bitekerwa ntazi aho zokerezwa ntazi ifu y'ubugaho muva ntazi n'ubukora ntazi no gusherwa kuri uko zimeze ikabije akanyazi kugira ngo imujyane kuri uyu musozi n'abari muri urugo ifizaboneka. Haleluya, haleluya. Gatanu muga kusoze Imana ikabije akagezi kugira ngo igerageze yigishe Eliya kubana n'umugore ugoye. Uyu mugore yaragoye kubana n'Eliya yarashotse ari muto umugore yaragoye kubana nawe byasaga system uva kubivuze aho twafashe kandi Eliya uyu mudamu yapfushije umwana Eliya arasenga Imana akimara kuzuka ngo kunavuze umurongo 14 abasome w'u 14 n'ibikana haravuze gakizuka Eliya uyu mudamu abwira Eliya aravuga ngo none menye neza koko Imana kurimo yuko umuntu w'Imana koko n'ijambo ry'Imana uvuga ari ukuri ibi abasoheza n'ahamaze atarahamase ifiboneka atayimva ifu akora muri ifu kuhora yuzura none uyu mwana Eliya asuye nibwo amenye ko Eliya umuntu w'Imana koko nibwo yarago Imana yerekana Eliya igerekanisha imbaraga zayo muri uwo mugore icyanyuma cyatumanika akagezi. Haleluya, amen. Icyanyuma cyatumanika akagezi kuri Eliya ko harakomeye ndavuga n'itoza kugira ngo Eliya muvane aha mu gihugu imwambutse kujya mu gihugu cy'Isidoni kugira ngo bajye kureba aho abatambyi batambira Imana z'Abanyasidoni ziri kugira ngo abige uko bikora namara kubiga azazirwanya sisi gutanga icyenda habuze biki yavuze ngo haguruka mu Gisirafati Abasidoni yeze barakongoka Isidoni haguye iki bari na Shera Eliya agahitsimba bari na Shera ariko ahantu akomoze hari ibindi Imana igushije imvura idashaka agasuzuro k'ibivano hazazibindi. Haleluya, haleluya. Ibanze mujyana amire azakire finale abizi baro hari ntabwo utaba utayizi hari Imana igucisha ngo wige kugira ngo uzakore icyo Imana igushaka kuri finale ugeze aho Imana ikeneye. Eliya Gisirafati n'Isidoni habaseko wabo Yezebeli hamwe bari na Shera aragenda akajya tambo ajya mu rusengero za uko batambira Bwana Eliya byitegereza uko yivuga amazina Eliya byitegereza baremye ibigirwamana Eliya byitegereza ariko akopera ikintu kimwe niyo yafanye agafunguzo ko guhamagara Imana icyambere yararebye abantu batambira Bwana batambira Bwana n'abatekinisiye kurusha
bigirwamana byatubyara ariko abatanga barabahanga. Ikitone bacungaga abantu bose barangaye, bagafata umuriro bagashumika bagakongeza umuriro mu rugamba bakibahera cyane. Abandi bazi ko bari cyane ariko si ni abatanga. Egera mwitegereza neza basanga ntabwo bari cyane. Baravuga ngo hazaza igihe n'Imana tuzabona ibitero, Imana izagaruka bakizazana nayo bakizazana. Haleluya, haleluya. Ahita amanuka vayo yiyereka ubadi ubajya kugera kwa Ahabu abwira Ahabu atahabwe kugira ngo tugende ijoro. Bari basanzwe batamenya Imana ibigirwamana bahoze baba bahakoreraga n'ababicaniraga bazi neza ko byaka. Bajya Karumeli, bageze Karumeli Eliya atereka amabwiriza ijambo rimwe, mwe muri benshi njyewe ndi umwe, mufata imfizi ebyiri iyanjye n'iyanyu mubizane mutemagure iyanyu, nimara kuyitemagura mwe musenge muhamagare Bariya niza kuzana umuriro njyewe ndayigurukira Eliya. Eliya azi neza ko Bariya itazacana, yamenye ko idacana bayicanira abantu ibindi byose acomekamo gusenga. Haleluya, azi ko batabizi abantu abo hakurya sida ngo barangije ngo barasenga biranga ngo barakotsora biranga ati bikatagurega none baragikura ibitabo byose barikatagurega ngo kukirengarenga ku gicapo gusa. Eliya tumwegereje nanjye muri byanjye n'Imana kubwiye ndayibona. Haleluya, ashimwe gikiriza. Haleluya, afata imfizi ayitemagura, afata mu 12 arayubaha, afata inkwi ashyiraho, afata amazi adendesha amena, acukura impamvu. Iki gitambo cyasobanuraga iki? Iyi mfizi agaragazaga Yesu, izi nkwi zagaragaza umusaraba, aya mazi agaragaza iki? Itorero, agaragaza umubatizo mu itorero. Amaraso avuye muri iyi mfizi agaragaza igaburo ryera. Eliya arangije amatambo 14 n'imiryango y'Abanyakobo 12, arangije akanyubako yubaka ibuye rimwe, avuga ngo n'umuryango wa Nafutali bari bagiye Imana iragenda imyaka isoko y'ibintu abandi bugirwamo, nge natuye ibyaha byabo, barasinze baraterekereye banyoye inzoga bihana ibyaha arihana. Imana iteza amatwi iteza kubyumva Eliya akomeza arihana. Imana irebye isanga yambara amaje iravuga ngo uyu muntu imyaka yarashize nta muntu wihana, reka amanukazemo izamuye umuryango. Eliya yumushimamishemo ashinga irindi buye n'umuryango wa Dani yakura ibyaha byabo byose. Imana izamo ari umuryango wa Isaka akura ibyaha byabo byose kutubwira amasaka ibyaha byabo. Yumvise ko Imana ije, yumvise Imana igarutse aravuga ngo ubwo Imana ihageze nta kwicara, ubwo Imana ihageze nta bintu byinshi, ubwo Imana ihageze nta zindi ntambara, ngo arambura ibiganza asenga isengesho ritoya. Aburahamu ngo ni Imana y'amasezerano, Imana y'Isaka, ni Imana y'amahoro, Imana y'Isiraheli, ni Imana ihindura amazina. Uyu munsi bimenyekanye ko hari Imana. Ishimwe ahita avuga ngo amen, amen. Makumyabiri twe twice bakuru twe twakotoye imihogo y'umwe yaminagutse ntangasenze ngo bakijijinganya ngo mwiruka bahita bacangura. Umanuka waciye ikubo uva kuri cya gitambo kirashya, amabuye arashya, amazi arashya, inkwi zirashya, amazi arakama n'ubukungu burashya. Bose babireba bitegereje. Aha babyitegereje baravuga ngo iyi Mana naribayizi yagarutse, igarutse Uwiteka ahubwo yagarutse. Niwe Mana, niwe Mana, niwe Mana, niwe Mana, niwe Mana, niwe Mana. Jambo yavuze ngo habiri ufite Imana naho utugeze kuraka.
Amen. Dusenge. Hahirwa ufite Imana utugeze turakama. Naho tugeze turakama. Imana nishira. Imana nikaba. Imana nipa. Imana nimoga. Hahirwa ufite Imana utugeze turakama. Reka mwibutse neza ko ibyo ukeneye byose shyira Imana muri wewe. Imana irabifite. Imana izazana inshuti. Abantu ntibazana Imana ariko Imana izana abantu. Ibintu ntibyazana Imana ariko Imana izana ibintu. Imana izana igikundiro. Imana izana ubudahangarwa. Imana ibeshaho udafite shinge na rugero. Hahirwa ufite Imana naho tugeze ko turakama. Dusenge duhagurutse mu izina rya Yesu. Hahirwa ufite Imana